zanzandiko zo kuguhugura waribagiwe urazita ariko kubw'urukundo nkigukunda wandikira urwa kabiri mubwira iby'ubwami ko bwegereje witegure umese ibishura byawe zanzandiko zo kuguhugura waribagiwe urazita ariko kubw'urukundo ngukunda nkuhandikiye urwa kabiri rukumenyesha yuko ubwami bw'Imana bwegereje witegure kumesa ibishura byawe. Ikaze mu ndirimbo y'umunsi. Mwene data birashoboka ko atari ubwa mbere wumvishe ijambo ngo ubwami bw'Imana buregereje, ariko ndagira nkubwire ngo buregereje cyane kurushaho. Abantu benshi bari kubona inzaduka z'ibintu byose bibaye bakishima ngo ni iterambere, ariko nyamara ni nako ibimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu biri kuba, kandi biragaragaza yuko imperuka iri hafi. Nyamara abantu baradamaraye cyane. Paulo yasuye abaroma asanga barabyibagiwe nk'uko nawe muri iyi minsi bimeze. Arangije arababwira ngo dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ijoro rirakuze burenda gucya, nuko twiyambura imirimo y'umwijima, twambara intwaro z'umucyo, tugendana ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana kandi tutagira ishyari. Ndagira nkubwira ngo uko byagenda kose ubwami bw'Imana buregereje. Iyi ndirimbo ije mu buzima bwawe kugira ngo utekereze ku ijambo ngo ubwami bw'Imana buregereje, kandi igihe twizereye noneho kiri kwihuta cyane. Icyampa ngo uhindukire Yesu akugira icyaremwe gishya, guha urwandiko rushya. Yesu aguhe umugisha kandi abane nawe iminsi yose. Amen. Twegera igicaniro dutanga ibitambo kuri wa musozi, wandikisha amateka y'ibihe bizaza kuri wa musozi.